mbere umaze kundambirwa ko waba unaniwe kare ko nzi ko ibyo twaciyemo ari byo bigoye cyane ukanyihanganira. nayo rukundo disi mbese sobanukirwa impamvu ubabaye ni ukubera ko utambona buri munsi kandi nanjye mba ngukeneye igihe cyose mba nezerewe kandi nkumva ndi munsi yanjye mu gihe turi kumwe. tuze rero umutima ugukumbura hari musaza wa Iribagiza yaje uyu munsi wa none yegera mama Cyusa baraganira ubona yuko bose bishimye, ariko musaza wa Iribagiza aza gutobora avuga icyamuzanye. Ntabwo icyamuzanye cyari ukuganira na mama Cyusa gusa, ahubwo icyamuzanye ni ukugira ngo baganire na mama Cyusa, nibamara kuganira na mama Cyusa amusabe ko Iribagiza yaza kuba muri ya rugo atigute. Yamubwiye ngo mfite ubwoba yuko Iribagiza bashobora kumugirira nabi, ruriya rugo natangiye kuryana mu manza kandi bashobora kubona yuko ibintu byabo byatangiye kuvumburwa, kandi ikindi bashobora no gutekereza yuko cyangwa se no gukeka yuko Iribagiza yatangiye kwibuka no kumenya byose, bakaba bamugirira nabi, bakaba bamwica, bakaba bamukorera irindi hohoterwa. Na mama Cyusa yungamo aravuga ngo yego nibyo, bariya abantu bashatse kwica Iribagiza inshuro nyinshi, bagiye bamurwanya, bagiye baramureze, ariko bamureze mu buzima bubi. Iribagiza rero ubwo buzima ntabwo yabukumbura, nta nubwo yanabwifuza. Niyo mpamvu rero utabaye hafi ngo umutabare umube hafi, bishobora gusanga Iribagiza ari no kwisanga mu bibazo cyangwa se no kuba yakwicwa. Niyo mpamvu rero uyu nguyu umusaza Iribagiza ari kuvuga ngo ese mwanyemerera Iribagiza akaba yaza kuba muri uru rugo. Aramubwira ngo Iribagiza yabanje kwanga, ariko uyu munsi wa none tuzagerageza tumwumvishe ko agomba kuba muri uru rugo, atagomba kubyanga, kuko anabyanze arabona yuko ruriya rugo arimo rutamukunze, kandi yanamaze kumenya yuko atari ababyeyi be. Mbere yajyaga byanga avuga ngo bariya n'ababyeyi be, kandi ababyeyi be bashobora kutamushyigikira cyangwa se no kubona atinda, yanatindayo bakaba bamugiraho ikibazo. Arababwira ati rero njyewe sinshobora kubamo hano ngaha kuko bariya ababyeyi banjye bashobora kubigiraho ikibazo. Bamushubije ati rero ubu ngubu bariya si ababyeyi bawe, niyo mpamvu ugomba gukoresha uko ushoboye ukaba waba hano ngaha kwa mama Cyusa. Ikintu twese turi kwibaza ese Iribagiza kino gitekerezo umusaza Iribagiza yagize akagenda akakibwira mama Cyusa, mama Cyusa akagishyigikira, nibagenda bakabigeza kuri Iribagiza arabyumva, ese Iribagiza arabyakira, Iribagiza arabyemera kuko ibyo bintu bari kumubwira. Gusa Iribagiza niyo yabyanga, ariko nawe ari gutekereza yuko uriya muryango utamukunze. Gusa ikindi kintu gishobora gutuma byanga nuko akunda Kanyana, kandi Kanyana nawe ntabwo yaba yifuza ko Iribagiza yamusiga. Niyo mpamvu rero Kanyana abakoresha uko ashoboye ngo akore ibintu byashimisha Iribagiza. Ese Iribagiza Kanyana yamenye amabanga yuko uriya musaza uri kubariya ari dogiteri, none araza kubibwira Iribagiza. Ese Iribagiza ko muri rugo kubamo biri gutuma amenya andi mabanga, none bakaba bashaka kumwirukana cyangwa se kumukuramo ngo agende kuba hariya ngo kwa mama Cyusa, Iribagiza azabyemera cyangwa se nabwo azabyemera? Musaza wa Iribagiza yaje uyu munsi wa none yegera mama Cyusa baraganira ubona yuko bose bishimye, ariko musaza wa Iribagiza aza gutobora avuga icyamuzanye. Ntabwo icyamuzanye cyari ukuganira na mama Cyusa gusa, ahubwo icyamuzanye ni ukugira ngo baganire na mama Cyusa, nibamara kuganira na mama Cyusa amusabe ko Iribagiza yaza kuba muri ya rugo atigute. Yamubwiye ngo mfite ubwoba yuko Iribagiza bashobora kumugirira nabi, ruriya rugo natangiye kuryana mu manza kandi bashobora kubona yuko ibintu byabo byatangiye kuvumburwa, kandi ikindi bashobora no gutekereza yuko cyangwa se no gukeka yuko Iribagiza yatangiye kwibuka no kumenya byose, bakaba bamugirira nabi, bakaba bamwica, bakaba bamukorera irindi hohoterwa. Na mama Cyusa yungamo aravuga ngo yego nibyo, bariya abantu bashatse kwica Iribagiza inshuro nyinshi, bagiye bamurwanya, bagiye baramureze, ariko bamureze mu buzima bubi. Iribagiza rero ubwo buzima ntabwo yabukumbura, nta nubwo yanabwifuza. Niyo mpamvu rero
utabaye hafi ngo umutabare umube hafi, bishobora gusanga Iribagiza ari no kwisanga mu bibazo cyangwa se no kuba yakicwa. Niyo mpamvu rero uyu nguyu umusaza Iribagiza ari kuvuga ngo ese mwanyemerera Iribagiza akaba yaza kuba muri uru rugo. Aramubwira ngo Iribagiza yabanje kwanga, ariko uyu munsi wa none tuzagerageza tumwumvishe ko agomba kuba muri uru rugo, atagomba kubyanga, kuko anabyanze arabona yuko rwa rugo arimo rutamukunze, kandi yanamaze kumenya yuko atari ababyeyi be. Mbere yajyaga byanga avuga ngo bariya n'ababyeyi be, kandi ababyeyi be bashobora kutamushyigikira cyangwa se no kubona atinda, yanatindayo bakaba bamugiraho ikibazo. Arababwira ati rero njyewe sinshobora kubamo hano ngaha, kuko bariya ababyeyi banjye bashobora kubigiraho ikibazo. Bamushubije ati rero ubu ngubu bariya si ababyeyi bawe, niyo mpamvu ugomba gukoresha uko ushoboye ukaba waba hano ngaha kwa Macyusa. Ikintu twese turi kwibaza ese Iribagiza kino gitekerezo umusaza Iribagiza yagize akagenda akakibwira Mama Cyusa, Mama Cyusa akagishyigikira, nibagenda bakabigeza kuri Iribagiza arabyumva, isi Iribagiza arabyakira, Iribagiza arabyemera, kuko ibyo bintu bari kumubwira. Gusa Iribagiza niyo yabyanga, ariko nawe ari gutekereza yuko uriya muryango utamukunze. Gusa ikindi kintu gishobora gutuma byanga nuko akunda Kanyana, kandi Kanyana nawe ntabwo yaba yifuza ko Iribagiza yamusiga. Niyo mpamvu rero Kanyana abakoresha uko ashoboye ngo akore ibintu byashimisha Iribagiza. Ese Iribagiza Kanyana yamenye amabanga yuko uriya musaza uri kubariya ari dogiteri, none araza kubibwira Iribagiza. Ese Iribagiza ko muri rugo kubamo biri gutuma amenya andi mabanga, none bakaba bashaka kumwirukana cyangwa se kumukuramo ngo agende kuba hariya ngo kwa Macyusa. Iribagiza azabyemera cyangwa se nabwo azabyemera? Musaza wa Iribagiza yaje uyu munsi wa none yegera Mama Cyusa baraganira, ubona yuko bose bishimye. Ariko musaza wa Iribagiza aza gutobora avuga icyamuzanye. Ntabwo icyamuzanye cyari ukuganira na Mama Cyusa gusa, ahubwo icyamuzanye ni ukugira ngo baganire na Mama Cyusa. Nibamara kuganira na Mama Cyusa amusabe ko Iribagiza yaza kuba muri ya rugo. Ati gute? Yamubwiye ngo mfite ubwoba yuko Iribagiza bashobora kumugirira nabi. Ruriya rugo natangiye kurijyana mu manza, kandi bashobora kubona yuko ibintu byabo byatangiye kuvumburwa, kandi ikindi bashobora no gutekereza yuko cyangwa se no gukeka yuko Iribagiza yatangiye kwibuka no kumenya byose, bakaba bamugirira nabi, bakaba bamwica, bakaba bamukorera irindi hohoterwa. Na Mama Cyusa yungamo aravuga ngo yego nibyo, bariya abantu bashatse kwica Iribagiza inshuro nyinshi, bagiye bamurwanya, bagiye baramureze, ariko bamureze mu buzima bubi. Iribagiza rero ubwo buzima ntabwo yabukumbura, nta n'ubwo yanabwifuza. Niyo mpamvu rero utabaye hafi ngo umutabare umube hafi, bishobora gusanga Iribagiza ari no kwisanga mu bibazo cyangwa se no kuba yakicwa. Niyo mpamvu rero uyu nguyu umusaza Iribagiza ari kuvuga ngo ese mwanyemerera Iribagiza akaba yaza kuba muri uru rugo. Aramubwira ngo Iribagiza yabanje kwanga, ariko uyu munsi wa none tuzagerageza tumwumvishe ko agomba kuba muri uru rugo, atagomba kubyanga, kuko anabyanze arabona yuko rwa rugo arimo rutamukunze, kandi yanamaze kumenya yuko atari ababyeyi be. Mbere yajyaga byanga avuga ngo bariya n'ababyeyi be, kandi ababyeyi be bashobora kutamushyigikira cyangwa se no kubona atinda, yanatindayo bakaba bamugiraho ikibazo. Arababwira ati rero njyewe sinshobora kubamo hano ngaha, kuko bariya ababyeyi banjye bashobora kubigiraho ikibazo. Bamushubije ati rero ubu ngubu bariya si ababyeyi bawe, niyo mpamvu ugomba gukoresha uko ushoboye ukaba waba hano ngaha kwa Macyusa. Ikintu twese turi kwibaza ese Iribagiza kino gitekerezo umusaza Iribagiza yagize akagenda akakibwira Mama Cyusa, Mama Cyusa akagishyigikira, nibagenda bakabigeza kuri Iribagiza arabyumva, isi Iribagiza arabyakira, Iribagiza arabyemera, kuko ibyo bintu bari kumubwira. Gusa Iribagiza niyo yabyanga, ariko nawe ari gutekereza yuko uriya muryango utamukunze. Gusa ikindi kintu gishobora gutuma byanga nuko akunda Kanyana, kandi Kanyana nawe ntabwo yaba yifuza ko Iribagiza yamusiga. Niyo mpamvu rero
Kanyana abakoresha uko ashoboye ngo akore ibintu byashimisha Iribagiza. Ese Iribagiza Kanyana yamenye amabanga yuko uriya musaza uri kubariya ari dogiteri, none araza kubibwira Iribagiza. Ese Iribagiza ko muri rugo kubamo biri gutuma amenya andi mabanga, none bakaba bashaka kumwirukana cyangwa se kumukuramo ngo agende kuba hariya mu kwa Macyusa. Iribagiza azabyemera cyangwa se nabwo azabyemera? Musaza wa Iribagiza yaje uyu munsi wa none yegera Mama Cyusa baraganira, ubona yuko bose bishimye. Ariko musaza wa Iribagiza aza gutobora avuga icyamuzanye. Ntabwo icyamuzanye cyari ukuganira na Mama Cyusa gusa, ahubwo icyamuzanye ni ukugira ngo baganire na Mama Cyusa. Nibamara kuganira na Mama Cyusa amusabe ko Iribagiza yaza kuba muri ya rugo. Ati gute? Yamubwiye ngo mfite ubwoba yuko Iribagiza bashobora kumugirira nabi. Ruriya rugo natangiye kurijyana mu manza kandi bashobora kubona yuko ibintu byabo byatangiye kuvumburwa, kandi ikindi bashobora no gutekereza yuko cyangwa se no gukeka yuko Iribagiza yatangiye kwibuka no kumenya byose, bakaba bamugirira nabi, bakaba bamwica, bakaba bamukorera irindi hohoterwa. Na Mama Cyusa yungamo aravuga ngo yego nibyo, bariya abantu bashatse kwica Iribagiza inshuro nyinshi, bagiye bamurwanya, bagiye baramureze, ariko bamureze mu buzima bubi. Iribagiza rero ubwo buzima ntabwo yabukumbura, nta nubwo yanabwifuza. Niyo mpamvu rero utabaye hafi ngo umutabare umube hafi, bishobora gusanga Iribagiza ari no kwisanga mu bibazo cyangwa se no kuba yakicwa. Niyo mpamvu rero uyu nguyu musaza Iribagiza ari kuvuga ngo ese mwanyemerera Iribagiza akaba yaza kuba muri uru rugo. Aramubwira ngo Iribagiza yabanje kwanga, ariko uyu munsi wa none tuzagerageza tumwumvishe ko agomba kuba muri uru rugo, atagomba kubyanga, kuko anabyanze arabona yuko ruriya rugo arimo rutamukunze, kandi yanamaze kumenya yuko atari ababyeyi be. Mbere yajyaga byanga avuga ngo bariya n'ababyeyi be, kandi ababyeyi be bashobora kutamushyigikira cyangwa se no kubona atinda, yanatindayo bakaba bamugiraho ikibazo. Arababwira ati rero njyewe sinshobora kubamo hano ngaha kuko bariya ababyeyi banjye bashobora kubigiraho ikibazo. Bamushubije ati rero ubu ngubu bariya si ababyeyi bawe, niyo mpamvu ugomba gukoresha uko ushoboye ukaba waba hano ngaha kwa Macyusa. Ikintu twese turi kwibaza ese Iribagiza kino gitekerezo umusaza Iribagiza yagize akagenda akakibwira Mama Cyusa, Mama Cyusa akagishyigikira, nibagenda bakabigeza kuri Iribagiza arabyumva, ese Iribagiza arabyakira, Iribagiza arabyemera kuko ibyo bintu bari kumubwira. Gusa Iribagiza niyo yabyanga, ariko nawe ari gutekereza yuko uriya muryango utamukunze. Gusa ikindi kintu gishobora gutuma byanga nuko akunda Kanyana, kandi Kanyana nawe ntabwo yaba yifuza ko Iribagiza yamusiga. Niyo mpamvu rero Kanyana abakoresha uko ashoboye ngo akore ibintu byashimisha Iribagiza. Ese Iribagiza Kanyana yamenye amabanga yuko uriya musaza uri kubariya ari dogiteri, none araza kubibwira Iribagiza. Ese Iribagiza ko muri rugo kubamo biri gutuma amenya andi mabanga, none bakaba bashaka kumwirukana cyangwa se kumukuramo ngo agende kuba hariya mu kwa Macyusa. Iribagiza azabyemera cyangwa se nabwo azabyemera? Musaza wa Iribagiza yaje uyu munsi wa none yegera Mama Cyusa baraganira, ubona yuko bose bishimye. Ariko musaza wa Iribagiza aza gutobora avuga icyamuzanye. Ntabwo icyamuzanye cyari ukuganira na Mama Cyusa gusa,